kuko ni ikibazo nabajijwe kivuga ngo ese ko wavuze ko ijambo ry'Imana ari ubuntu ritangirwa ubuntu ubuhanuzi butangirwa ubuntu abakozi b'Imana ko turi kwisi batungwa n'iki ntibagomba guhembwa ikibazo kiza cyane kugira ngo nyurwe n'umwuka wera rero namwe muyoborwe n'umwuka wera tubashe kumva ibyanditswe twese duhuje umutima dusenge. Haleluya. Umukozi w'Imana Evangeliste John Migabo suza nkuko bisanzwe tugiye kumva ijambo ry'Imana tugiye kurisengera kuko ni ikibazo nabajijwe kivuga ngo ese ko wavuze ko ijambo ry'Imana ari ubuntu ritangirwa ubuntu ubuhanuzi butangirwa ubuntu abakozi b'Imana ko turi kwisi batungwa n'iki ntibagomba guhembwa ikibazo kiza cyane kugira ngo nyurwe n'umwuka wera rero namwe muyoborwe n'umwuka wera tubashe kumva ibyanditswe twese duhuje umutima dusenge. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana ushobora byose, warakoze muri kano kanya dufashe twumva ijambo ryawe. Nukuri jewe ndi gikoresho amagambo sayange abayumva be kuyumva nka John Evangeliste bayumve nk'amagambo yawe kuko ngiye kuvuga nkanjye nakwihimbaza navuga ibitari byo nakora amakosa ariko umwuka wera imbaraga zawo muri kano kanya zituyobore twese duhuje umutima twumva ijambo ryawe mu buryo bukwiye kandi busobanutse mu izina rya Yesu amen. Haleluya. Imana yabwe icyubahiro. Maze iminsi mfite ijambo Imana yampaye ryerekeranye n'ibibazo byinshi biboneka mu matorero y'iki gihe. Ariko ntibivuze ko dufite amatorero n'amadini yashinze imizi ahetse rya torero Yesu yadusigiye. Ayo ngaho Imana ihabwe icyubahiro. Ndabishima cyane. Ndababwira ngo arahari pe iwacu mu Rwanda n'ahandi hirya no hino ku isi dufite amatorero ahetse rya torero Yesu yadusigiye. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Abakozi bayo bafite imbaraga. Amen. Bakorana ubushake kandi bazi ko ibihembo byabo ari mu ijuru. Ariko kandi turi ku isi. Bene data, turi ku isi. Ku isi dukeneye kubaho. Uyu munsi mvuga ndiho kubera ko nariye. Nabonye icyo kugura ibyo bintunga. Kubera ko nambaye nabonye icyo kugura ibyo nambaye. None se najya hariya nkihandagaza nkavuga ngo umukozi w'Imana ahere ku wa mbere akorera Imana ageze ku cyumweru adafite agashara. Biranayira bivuga ariko nibyo tugiye kureba. Ariko icyo navuze n'amanyanga. Abitwaza ijambo ry'Imana bamwe bakabigiramo amanyanga. Ariko mu buryo bukwiye, mu buryo bugendera kuri rya jambo Yesu yabwiye Petero ati cyo muhambuye mu isi no mu ijuru kizahamburwa. Nuko bimeze. Uyu munsi pastor, prêtre, prophète, umuhanuzi, umuhetsi w'itorero, umwarimu, abaririmbyi basengewe bakezwa bakakora umurimo w'Imana cyatuma batabona agahimbaza musiki n'iki. Nge tugiye kureba rero. Amen. Kugira ngo ejo mu ijambo ry'Imana hatazamo impaka za zindi mbi. Ngo John Evangeliste yaravuze ngo mu rusengero abakozi b'Imana byose babikora ku buntu. Nibyo. Ijambo ry'Imana tuyitangira ubuntu. Ntabwo turigurisha ariko dukeneye kuba mu rundi ruhande. Ariko isi mu itorero nyakuri ry'umwuga, yumvuze itorero nyakuri ry'umwuga ni rya torero nyine usanga ryarashinze imizi ri professional rizi icyo rikora rifite gahunda.
hari amategeko rero ku isi dushinze itorero atugenga. Itorero rigomba kugira amategeko arigenga. Ibyo nshaka gutsindagira uyu munsi. Amatorero cyangwa se amahame shingiro rigenderaho. Iyo aya mategeko amaze kujyaho cyangwa se itorero ryarashinzwe rikagira amategeko arigenga na za doctrine rigenderaho, twese nk'abayoboke baryo, nk'abamambure baryo, tugomba kuyubahiriza. Guhera ku mukuru kugeza ku muto, tugomba kuyubahiriza. Muri ayo mategeko rero, tuvuge nk'urugero, njye nafashe nk'urugero rw'itorero numva riba rifite imbaraga. Itorero usanga mu by'ukuri rifite imbaraga kandi riri itorero rirambye, ryashinze imizi. Ibyemezo byose bifatirwa mu nama nyobozi y'itorero. Ntabwo ibyemezo bifatwa n'umuntu umwe. Ibyemezo byose bifatirwa mu nama nyobozi y'itorero. Noneho inama nkuru y'itorero igizwe n'amashami aribyo bita za departement y'icungamutungo, departement y'abaririmbyi, departement y'abadiyakoni, departement y'abadamu n'ibindi. Iyo bakoze inama bose bagezwaho bya byemezo cyangwa se byafatiwe mu nama nyobozi, nabo bakabyemeza. Iyo bigejejweho izo za departement yo zahuye zigahura n'inama nyobozi, inama nyobozi pastor bayirimo bien sûr, abarimo bajyana babitorero, harimo abantu batandukanye baba baratoye bakagira inama nyobozi y'itorero. Amen. Kose pe ndabivuga kubera ko ndabizi, kubera ko mbirimo, kubera ko kandi muri itorero rifite imbaraga. Ntabwo mvuga ngo niri muri rusange. Iyi itorero rimeze rityo, amatorero n'amadini yose akora ku isi akenshi nuko ameze. Ibyemezo byose bifatirwa mu nama nyobozi y'itorero. Inama nkuru y'itorero ya za departement zitandukanye ikagizweho ibyo byemezo. Noneho nyuma bikazamenyeshwa abakristo bose bateranye. Dore ejo bundi twakoze inama dusanga wenda n'urugero amaturo n'10, ubwo ndavuga kuri economy, byabonetse nibi. Dufata ibyemezo byo kugira ngo wenda dufate tugure ibikoresho byo gucuranga amafaranga ya naya. Birumvikana? Noneho babandi bashinzwe umutungo bagahabwa umwanya wo gusobanura ukuntu amafaranga economy y'itorero ikoreshwa, umutungo w'itorero ukoreshwa. Amen. Iryo torero, iyo transparence, gukorera mu mucyo kuzatuma hazamo amatiku. Bene data, oya. Abantu benshi bakeneye umucyo. Uyu munsi rero nashatse kugaruka ku bihembo by'abayobozi, kuko hari uwambwiye nyine ati se kuko John Evangeliste umuyobozi yaba atabonye agashahara? Igisubizo ni yego, bagomba kubona ikibatunga. Ngira ngo ndashubije, bagomba kubona ikibatunga. Erega usibye no mu itorero muri rusange, ariko n'umunyarwanda yaravuze ngo ahari abantu ntihapfa abandi, ntawuragira izadakama. Kandi n'aya magambo ari muri Bibiliya ngo tugiye kubibona. Aya magambo ngo ntawuragira izadakama ari muri Bibiliya. Ntabwo ari mu mugani wa Kinyarwanda gusa, na Bibiliya iranditse ariko mu gitabo cyahometswe n'Imana pe. Nyambwira abantu ngo nugira ikibazo cyo kuri isi ugafata Bibiliya ukabanza ugasenga, uzabonamo igisubizo cyose kibazo uhura nabyo. Nta gishya. Dufate nk'urugero, Pawulo yabigarutseho cyane kuko yandikira itorero ry'Abikorinto harimo ikibazo bajya impaka ku byerekeranye n'ibihembo by'imishahara cyangwa se imishahara y'abayobozi, y'abapasiteri, y'abamwarimu n'abandi. Pawulo arabyumva, yari yashinze itorero Korinto, Corinthiens.
à Corinthe, urwandiko rwa mbere cyangwa se ibaruwa ya mbere Pawulo yandikiye ab'i Korinto, igice ni icya 9. Twagire twumve igice ni icya 9. Ushatse wasoma kugira ngo ubyumve neza, uzafata umwanya usome uru rwandiko igice cya 9 uhere ku murongo wa mbere ugeze ku murongo wa 18. Ariko twe turasoma gusa 9:6-7 ariho duhera. 9:6-7 haravuga ngo cyangwa jyewe na Barinaba nitwe twenyine tutemererwa kuruhuka cyangwa se kwikorera. Ninde wigeze kuba umusirikare akitunga? Ninde utera uruzabibu ntarye imbuto zarwo? Cyangwa se ninde uragira ishyo ntarikame? Nta uragira izo adakama. Uwo ni umunyarwanda. Ngibi arakomeza ku murongo wa 11, twasome twumve. Mbese ubwo twababibyemo iby'umwuka ntibikwiriye ko tubasaruramo ibyo gutunga umubiri? Abandi ko bafite ubwo butware kuri mwe nkaswe twebwe. Amen. None ko abandi mu bahemba twe twabuzwa n'iki? Guhembwa. Uwo ni Pawulo. Kuri we akomeje ku murongo wa 15, we kuri we abona ko ufashe umurongo wa 15 na 18 we yakwemera gukorera gusa. Ariko akongeraho ku murongo wa 17 ngo iyo mbikora mbikunze ndagororerwa, ariko iyo mbikora ngo nonwa mbitewe gusa nuko mpawusonga. Because I'm pastor, because I'm evangelist, akaba aribyo bitandimo, ntacyo nzagororerwa nubwo nabona umushahara. Hano dufite abapasta muri ibihugu byateye imbere, ibyabo bari professional gusa, bize za theology baraminuza, ayizi kubi, ariko nyuma y'urusengero nta kindi bamubaza. Uramutesha umwanya kuko akazi ke karangije. Nibo rero Pawulo avuga. Ariko niba uri umukozi w'Imana ugahera kuwa mbere witanga, uri mu rusengero, urajya gusura abarwayi, urajya gusura abakene, urasengera, uzabazwa n'iki guhembwa? No mu ibaruwa ya mbere yandikiye Timoteyo 5:17, ibaru urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo 5:17 arabigarukaho. Aragira ati, ubwo nuvuga ngo Timoteyo nawe yari afite itorero yamushinze, wari umusore mutoya, amushinga itorero anotangiye kumugisha impaka. None habaza Pawulo nk'umuntu wamureze mu gakiza, aramubwira ati abakuru b'itorero batwara neza. Amen. Abakuru b'itorero batwara neza, batekerezwe ko bakwiye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri. Kubaha abakozi b'Imana, ntabwo wakwije ngo abakozi b'Imana basuzugurwe. Ibyo navuze n'ibyo byo birenze urugero, ahubwo uko bakubaha ubacira bugufi, noneho ukarushaho kuzamurwa. Nuko nabivuze. Akaza navuga ngo umukristo ajya yasuzuguye pastor waya. Nawe narengere. Na Pawulo arabivuga hano. Bakwiye guhabwa icyubahiro inshuro ebyiri, ariko cyane cyane abarushywa no kuvuga ijambo ry'Imana no kwigisha, kuko ibyanditswe bivuga ngo ntugahambire umunwa w'inka ihonyora, kandi ngo umukozi akwiriye guhembwa. Amen. Umukozi akwiriye kugira gute? Guhembwa. Ngibyo rero. Umashubije ikibazo neza, nyewe n'umwuka wera. Amen. Nanjye hano iyo ntumiwe mu itorero, wenda dufitanye itorero, ubundi gihe nsongera hano muri iki gihugu nsengera mu itorero ry'Abatista, Église Baptiste, nsengera mu itorero ryanjye ndakashira rikomeza. Amen. Iyo bantumiye kure, mba ngomba gukoresha essence, mba ngomba gukoresha imodoka, mba ngomba gukora urugendo n'iki bampamagaje kuvuga ubutumwa, barampemba bene data. Barampemba bakamana essence yanjyanye n'ingarura. None se
bose pe. Haleluya. Bene data, umukozi w'Imana avuye za Cyangugu akaza kuvuga ubutumwa i Kigali. Abakristo pastor agahaguruka ati rero umukozi w'Imana akabateguza muzitange tumubonere itike imuzana nizamusubizayo. Ibyo se ntibikwiye? Ibyo se wabyanga? Oya. Umuririmbyi n'ibikoresho bye akeneye inkunga yo kugira ngo umurimo utere imbere, cyangwa se azajya kuririmba naha mukamutumira akaza, wagira ngo mugomba kumufasha kugira ngo abone uko asubirayo, ndetse mukanamuha n'agahamba kamusubizayo. Amen. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo mu nzu ya data ntabwo ari mu nzu y'ubukene. Iyo waje mu nzu y'Imana ubuje gukira ku mutima no ku mubiri. Impamvu abantu b'Imana usanga basa neza. Amen. Imana irakoza niyo waba wariye bya bindi sinshaka kubivuga. Usanga umuntu arakira asa neza kubera ko ari mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana harimo ubukire. David ati ndashaje. Amen. David ati ndashaje bene data. I'm too old, but sindabona umukiranutsi arekwa. Nari kiratsa kene atera ibiremo never. Kandi nubwo buryo bwo kumufashamo. Umuntu agahaguruka w'umukristo w'umukire mu rusengero akavuga ati pastor yinkwaye miliyoni 5. Ese pastor yazanga? Ntabwo yazanga. Bene data, nugushima umuhanuzi nyakuri atari bawe navuze mu rusengero mu itorero barimo. Kandi umuhanuzi nyakuri ashobora no kuza guhanura Evangelist John, ntabwo nabyanga, kubera ko azi ko ndi umukozi w'Imana. Avuga ati Imana yakuntumyeho ngo noneho uburyo yakoragamo hindura ukore gutya. Ntabwo nabyanga. Umuhanuzi nyakuri Imana imbwiye ko guhera uyu munsi ikuzamuye mu migisha. Amen. Ariko ninjya gukora ibi nabwo akaza akabibona ko nakoze ibi, akaza akabimbwira, nabwo nzabwakira ubwo buhanuzi. Amen. Niko tugomba kuba umurimo w'Imana. Numva rero ntari butinde, ngira ngo nsubize icyo kibazo, kandi ubu butumwa urabusanga kuri YouTube Real and Professional Church TV, ukandika Evangelist John Migabo. Igice cy'itorero rya Kristo turagishoje. Amen. Turagishoje pe. Ntabwo nzakigarukaho. Tugomba kwavansa, gutera imbere. Ubutaha tugiye kwinjira kure. Narangije ijambo imbabazi. Niwe n'umwuka wera ndasobanura imbabazi icyo aricyo, ndabirangiza. Ubwo nuvuga ngo ni amagambo 3: imbabazi, urukundo, amahoro. Ngiye gufata urukundo turwige tewe n'umwuka wera, hanyuma turangize n'ijambo amahoro. Ubwo nibwo butumwa tugiye gutangira rero n'ikindi cyiciro in Jesus name. Murakoze. Amen.